reka tubanze turebe ubundi ni iki giherwa mwarimu wigisha mu mashuri ya leta abo bantu bandi barimo bashaka ubundi ni igiki mu by'ukuri abandi nabo bifuza iki niba isura ya mwarimu utangiye kuyangiza murumva abasenateri bazakora ubuvugizi cyangwa bazabihurira amashuri yigenga uzi ko uretse kudateganyiriza harimo n'adahemba amashuri yigenga yego umwarimu akigisha guhera ku wa mbere ageza ku akamara amezi 3 4 hakaba n'ubwo abivamo ingero hari abarimukazi babiri bahanishijwe guhagarikwa amezi 3 badahemba kubera kurwanira mu kazi noneho rero isura ya mwarimu wo mu Rwanda ngo utangiye kwangirika kubera iki kubera imyitwarire ya mwarimu nambwiye ngo directeur wabo ngo umuntu witonda cyane urumva ariko ngo umwarimu urutse kumusanga muri ofisi urumva baramushotora agiye umwarimu w'igitsina gore namusanze ibintu kugira ngo mushotori barwane sako ni turu ni igikoresho kigomba kuzafasha umuntu wese ukora muri education mu Rwanda niba ikigo kiri certified mwarimu akaba afitanye amasezerano n'icyo kigo arafata inguzanyo aragerwaho n'ibintu kuko iyo nguzanyo yitwa inguzanyo uzayishyurira uruhare ku mwarimu bigishije ahangaha rero bikatugora cyane cyane ko abo bana nabo baba bakeneye mwarimu urabigisha kubona bonasi kubona icyamushyira imbaraga kugira ngo nawe yigishe abandi bakwiye baba bayatanze mu mboni za bamwe mu barimu bigisha muri iki kigo nabo bahamya ko iki ari ikibazo kibakomereye cyane cyane nk'iyo bagannye umwarimu sako kwisezera umwuga batangiye kubutekerezaho barimo abarimu bigisha mu mashuri yigenga yerezwa na leta ngo bafite ibibazo by'uko reka tubanze turebe ubundi ni iki giherwa mwarimu wigisha mu mashuri ya leta abo bantu bandi barimo bashaka ubundi ni igiki mu by'ukuri abandi nabo bifuza iki gasezera umwuga nabyo ni umwuga icyambere mwarimu wigisha mu mashuri ya leta buriya agenerwa ubwishingizi bw'ubuzima ibyahoze byitwaramo ubuzima byitwa RSSB uwo mwarimu buriya arateganyirizwa ubwiteganyiriza ndazifite amashuri ari ishuri nzi Rwamagana abarimu baratashye kubera ko ryo utihemba abarimu bagira umuntu ntumbaza hanyuma ikindi na bya biruhuko byose byagenwe burya mu mashuri ya leta birashoboka ariko mu yigenga rero usanga bidashoboka kuko arigenga yego noneho rero akajagari muza guca kugira ngo ibintu tubijyanire hamwe uyu munsi uyu munyamakuru yanditse twagiye mu bintu bya ariko byari no ngombwa ko tujya mu bya Kongo abantu bakamenya ngo what is going on there nk'ubu ngubu hari amakuru aturuka aho bita groupe scolaire Butare Muhanga hari abarimukazi babiri bahanishijwe guhagarikwa amezi 3 badahemba kubera kurwanira mu kazi abarimu bahanisha udahembwa amezi 3 kubera kurwanira mu kazi groupe scolaire Butare urumva mperutse kujya Muhanga noneho hari inama yari yabaye y'aba head teachers y'abayobozi b'amashuri urumva hanyuma rero mu nama bahise bavuga ati muri groupe scolaire Butare hari imyitwarire y'abarimu bamwe na bamwe nayo bavuze ku myitwarire y'abarimu mu bigo gerageze nyabuneka mwitware neza batimu nari impari nahise ndita mu gutwi ndacyashakisha amazina y'abarimukazi babiri abarimukazi bararwanye babicaje amezi 3 urumva hagaragaje se icyo bapfuye ubwo nigiye kuzajya kugishaka cyangwa nawe ngo ahitazwe nk'umunyamakuru uzagenda ucukumbura abo bagore babiri bapfuye urumva noneho rero isura ya mwarimu wo mu Rwanda ngo utangiye kwangirika kubera iki kubera imyitwarire ya mwarimu none abarimu rero bati mudukorera ubuvugizi rwose abarimu twigisha amashuri ya privé kandi leta yohereza abanyeshuri natwe mudukorera ubuvugizi ntabwo ibintu bimeze neza niba isura ya mwarimu utangiye kuyangiza murumva abasenateri bazakora ubuvugizi cyangwa bazabihurira hanyuma ariko iri shuri rya groupe scolaire Butare ribamo ibintu byinshi
hari umuntu uri muri groupe scolaire Butare ambwiye ngo directeur wabo ngo umuntu witonda cyane urumva ariko ngo ari umwarimu uretse kumusanga muri ofisi urumva baramushotora agiye umwarimu w'igitsina gore namusanze imirongo agira ngo mushotori barwana directeur aravuga ati rero mu Rwanda ndetse no mu Rwanda ariko buriya hari ukuntu muri tujya tuganira turyongora tujya kugaragaza imbaraga abagore bafite mu mibereho ya muntu ntabwo no man ever has won an argument with a woman. Aravuga ati nta muntu w'umugabo nzi wigeze ushobora umugore aramuhunga umwarimu kazi ngo ategura mudasobwa yashyira hasi arayicanja ashwanya gusa turakora ubuvugizi bubu abarimu bamerewe nabi cyangwa dukorera ubuvugizi imyitwarire ya mwarimu dukorera ubuvugizi abarimu bamerewe nabi kubera ko imyitwarire ishobora guterwa no kumererwa nabi kw'imibereho bafite imyitwarire igahinduka buri muntu utari cyangwa se umuntu utigeze ubona ibiryo utabonye ibiryo bigoye ko aguha imyitwarire myiza dukorera ubuvugizi imibereho yabo. Reka tubanze twumve icyo abasenateri bashaka gukora ubuvugizi hanyuma tubuze turebe iyi myitwarire ya mwarimu niba ikeneye ubuvugizi koko cyangwa tuzabareka mukajya mwirwa mu Rwanda ndimo nshaka kuza mu mwuga none mwumva ibintu mutangiye kwigira abana boherezwa na leta n'abandi bari prive. Uyu ni Padiri Dushyize hamwe umuyobozi wa ETFOP TSS ishuri ry'imyuga riri mu karere ka Musanze. Aha Padiri Didier imbere y'abasenateri bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu yabagaragarije ko kuba muri iri shuri ryigenga hari abanyeshuri boherezwamo na leta bagahabwa byose bakeneye ariko abarimu babigisha ntibagire icyo bahabwa kigenerwa abandi barimu bigisha abanyeshuri boherejwe na leta ari ikibazo kibakomereye. Aya mashuri yacu ari private ariko tukaba dufite iyo MOU na leta batwohereza abana bakagira icyo batugenera consumables, capitation grant ndetse n'ibijyana n'ibyo bari buze kurya ariko ntabwo tubona uruhare umwarimu bigishije. Ahangaha rero bikatugora cyane cyane ko abo bana nabo bakeneye mwarimu urabigisha kubona bonasi kubonekamo imbaraga kugira ngo nawe yigishe abandi bakuriye baba bayatanze. Mu mboni za bamwe mu barimu bigisha muri iki kigo nabo bahamya ko iki ari ikibazo kibakomereye cyane cyane nk'iyo bagannye umwarimu sako bagiye kwaka inguzanyo kuko bacibwa inyungu iri hejuru cyane nyamara abandi barimu bigisha abana boherejwe na leta bo bagacibwa inyungu iri hasi. Hari aho dusanga wenda bisa n'abasigajwe inyuma cyane cyane nko muri serivisi za mwarimu sako usanga wenda aho abandi babacira inyungu ya 11% niba badusagera kuri 14%. Numva rwose n'abarimu bajya babarebaho nk'uko bareba ku banyeshuri bohereje bakabagenera capitation bakabagenera amafaranga y'ibikoresho za consumables na mwarimu bajya bamurebaho bakareba ikindi kintu bamugenera. Umwarimu ariko nanone kugira iterambere rye rigerweho ni uko leta yagira icyo ikora igafasha ikagira indi budget yakongera ku mwarimu ukorera muri ETFOP kugira nawe habe ahakunze yumve yuko ari gukorera igihugu ejo atabona mugenzi w'umwarimu ngo kubera ari muri leta akatangira avuga ati ntajya igiye kujya muri leta ahubwo tubaho turi twumva ko turi kurera igihugu twese. Mu kurushaho kuvugutira umuti iki kibazo Senateri Dusingizemungu avuga ko ibi bagaragaje ari bike ari nayo mpamvu bakwiye kubikorera ubuvugizi dore ko biri hirya no hino mu gihugu. barugurwa bose bavuga bati babana kutwereza ikiguzi dutwara sibyo icyo abana gukora nyango turabimenye muri rusange kuva ku wa mbere w'iki cyumweru tugiye gusoza nibwo abasenateri bagize komisiyo y'imibereho n'uburenganzira bwa muntu batangiye gusura amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro hirya no hino mu gihugu hagamijwe kureba ibibazo birimo kugira ngo bivugutirwe umuti.
n'ingendo zizasozwa mu cyumweru gitaha. Umuhoza Honore mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. ngayo nguko rero ngira ngo mvise ko bavuga bati ariko bandi barabona akantu ka sako. Ibintu bya sako rero nabonye birimo akajagari nabyo ni nk'ibyo byose. Bya sako mwarimu sako wakigega wabisabu ariko akajagari bifite mu mbona nk'ibyo mwarimu sako wakubwira abantu bakinishijwe na sako rero bashobora kuruta abantu bakinishijwe na sako. Ndaje guhingira ya leta kuki incentive ziboneka zisaba ko umuntu azabyishyurira, for example nk'izo za mwarimu sako. Kuki batabohereza ko bose n'abarimu? Yego. Kuki batabohereza ku buryo bumwe? Kubera ko bamwe bavuga ko bakora mu kigo mu bigo bamwe ni leta abandi ariko bose n'abarimu. Umwarimu wagiye gushyira ku ishuri nibyo ntimaze kubaho urugero, aza ari umuntu ufite diploma yanditseho Republic of Rwanda Ministry of Education, kandi simwe n'umuntu umwe isinyweho na minisitiri uyu munsi ninde? kashe akaba ari imwe. Yego. Kuki iki kintu bo bakibwiye abantu banyabo, bakibwiye abasenateri azicire hasi wa mugani bakigeho. Ariko ku bandi rumwe niba mwarimu sako kuko nujya kureba mwarimu sako sako bivuga ngo niki? Sako mu magambo ahinnye mu magambo arambuye niki? Simbizi. Mbwira numva ko ari sako. Sako ntabwo ubizi. Mbwira kuzi saving na credit. Mbwira nyinde kugusinya saving na credit. Ntaho byanditse ko ari ikintu kiri public cyangwa kiri kireba abantu runaka, reserved for abantu bameze gutya. Kandi cyaragaragaje niba amashuri yigenga leta ibona ko ari abantu bari serious mu byo bakora, ikabibona ari abantu bahari to stay a long time. Abantu bavuga to stay for a long time, ariko ntacyo ntabwo tuba twaje kwigisha icyongereza, sibyo? Kuki batavuga bati noneho sako ni tour, ni igikoresho kigomba kuzafasha umuntu wese ukora muri education mu Rwanda, niba ikigo kiri certified, mwarimu akaba afitanye amasezerano n'icyo kigo, arafata inguzanyo, aragerwaho n'ibintu, kuko iyo nguzanyo yitwa inguzanyo uzayishyurira. Wenda bya bindi bisanzwe bindi ubwishingizi guteganyirizwa ukadiringa n'umukoresha wawe icyo kigo, ariko nabura ukantu abantu bakagatekerezaho. Ese barabishaka bo abarimu barabishaka muri prive? None inkuru tumaze gucisha hose mu bisivuga oya, kandi ari byo imaze kuvuga ko numva se namo muri leta ubwabyo bafite ibibazo muri sako ubwabyo nyirizina, haba mu nguzanyo bahabwa, sibyo? Bo barabishaka ku buryo oya ababirimo no reka nkubwire n'ababirimo bari ibibazo. Uretse nkubwire hari umugabo w'umunya Nigeria witwaga Ikwiraruma, yandika igitabo yise ngo ni The Beautiful Ones Are Not Yet Born. hari aho yageze avuga ko umuntu uri mu kintu atabaza agaciro kacyo. Yatanze urugero rw'umuntu uri mu nzu imvura irigwa n'umuntu uri munyagirwa hanze. Urumva? Aravuga ngo inzu iramutse ibaye ntoya, umuntu uri mu nzu yaba ngo abantu bari kumubyiga ngo umwuka ari mukeya, uramuha umwanya yisohokere. Ariko ngo umuntu wari urimo anyagirwa hanze wageze amahirwe akagera mu nzu, ngo n'ubwuka waba mukeya yavuze ngo musohoke, ngo yaba reluctant gusohoka, yagenda yasohoka kubw'amaburakindi. Yego. Nabo bantu bari muri sako barumva ikora nabi kubera ko bayirimo. Ariko umuntu nyine uri muyishegera utarayigeramo nibamureke bamushyiremo, namara kugeramo abyibonera. Umunyarwanda ati umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Icyo kintu niba cyashoboka leta ni ikibigire, hanyuma igihe umurongo. Uretse gato twaye mu gihe umuntu birimo uvuga uti ntabwo amenya agaciro kubera ko abirimo, byakozwe neza, ahubwo n'ubirimo agahamagarira abana bati ni iby'agaciro kubera ko tubirimo, akaryoherwa nabyo kumva ari ibintu biri sweet. Hari ibintu by'ubujiji buriya sosiyete yacu y'u Rwanda yatwimitsemo, turabifata twumva ari byiza, kandi iyo mbyanije nsanga ari ibintu by'ubujiji twamize tudateganya no gucira cyangwa se ngo tubyivane. Waba uzi ko buriya hari ibintu byinshi bibi tubamo bitewe n'imigani y'Ibinyarwanda twandika no mu bitabo.
umunyarwanda ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera akimenya yakivuyemo urumva abandi barabibona akanabyifuza ariko wowe ntabwo ubibona ntabwo umenya agaciro kabyo yego ni nk'ibyo ngibyo wari uvuze nabyo nibyo abantu bayirimo ntabwo bazi akamaro kayo kandi abatayirimo urumva baranabituma abasenateri icyo ngicyo ni kimwe aka kajagari noneho se kari muri edikasiyo cyakora hari icyo nakunze ejo bundi batoye itegeko ntabwo ndishobora niba ryarasohotse cyangwa ritarasohoka ikintu nabonye cyo gusubiza imbaraga ku barimu kigahabwa REB niyo mpamvu usigaye wumva nyine mwarimu yigize utwase Masaka hariya bamukubise amezi 3 diregiteri agenda ntahina mu mavi ngo ni head teacher uragiye uriye amafaranga y'abantu urumva yego hanyuma bagukubise amezi 3 bakoze iperereza baguhaye ibaruwa ikwirukana burundu nayibonye hirya hari ibaruwa nazo nsomeje nayibonye ejo bundi urumva ubundi abarimu bagira umuntu bakurikirana mu kazi inspector se bahari inspector uriya muntu witwa ngo ni sector education inspector aboneka ryari abanaga mu myaka yacu rero irakunda kuza buri kwezi uriya muntu akeneye uriya muntu akeneye ko bamwimpawaringa bamuha imbaraga nta mbaraga afite araho ngaho gusa uriya muntu yinspectinga abantu bamurusha imbaraga none se nawe diregiteri yarusha ushinzwe uburezi kuko arera amurusha imbaraga abaciye igikuba kandi ushinzwe kumugenzura wagenzura amurusha imbaraga kuvuga ngo inspector yarushwa imbaraga n'umuyobozi w'ikigo ese ubwo wari waba diregiteri ntabwo ndamuha uriya diregiteri w'ishuri yagira ikibazo cya miliyoni y'amafaranga yego akajya kuri sako yakigira akabwira abarezi akabwira ababyeyi kubera ko nawe abafasha mu mibereho y'abana babo akitabaza mu babyeyi ntabwo yakora mu kigo kandi adafite aho ahurira n'amafaranga ahura nande ariko amafaranga afite uyagenzura nta muntu ukiyazana mu ntoki byose utayazana mu ntoki n'indi umubyeyi yego ko bana yagasana wari uzi ko amafaranga buriya aca kuri banki ari aya leta aya ngaya ya Mineduc bita ngo ni capitation uzi ko ayo mafaranga yonyine aca kuri banki angaca mu ntoki none se ugize amahirwe umubyeyi yarishyuye urajya kuzana n'ibyo bintu by'intuza by'ihanjagari ngo nazane borudero amashuri menshi mu Rwanda uyu munsi ntabwo ari boarding ni za 9 na 12 ugize amahirwe umubyeyi yazanye amafaranga urayasubizayo ariko babinanditse kuri babyeyi nta muntu wemerewe kuzana amafaranga ngiyi konte nguru urubuto mwese muyashyireho umwana tudiringana borudero gusa umwana azanye ibihumbi bye 18,500 byo kurya uravuze ngo narajyane kuri banki kubera gutinya ibigeragezo ntabwo bakiyakira barayakira se ntibayakira noneho anakirwa n'abarimu bakayakusanya bakayageza aho agomba kugera aho bagomba kuyageza nabo bagategeka icyo agomba gukoreshwa umwana azana amafaranga mu ishuri akayaha uwo bita class teacher uramuzi titireri w'ishuri yego ishuri riba rifite titireri urishinzwe niho yazanira rero amafaranga ubugenzuzi rero bw'uko amafaranga akoreshwa bakagenza agenda gute umuntu agenzura byanyuze kuri banki ibyinjiye n'ibyasohotse niyo mpamvu nyine nkubwira ko diregiteri arusha imbaraga ushinzwe uburezi ku murenge meme no ku karere mwese abana 300 bazanye 5,500 mu ntoki ntabwo ari miliyoni n'igice cyane mwese uvuze ko abana batishyuye hari umuntu uzavuga ngo abana barishyuye
hari ufite borudero n'abana 1500 bose bazanye imyeyo n'imikoropesho. byo ni ubujura. amashuri ibindi byo byagaruka ubujura. Education ikibazo gihari reka nkubwire, abantu bafite ikibazo muri education uyu munsi ni abana. Abandi bantu ibyo bashatse ukuntu babikemura kandi cyarakemutse pe. Mwese direte biri mu Rwanda abarimu bazigisha ukwezi no gupfa ntibazahembwa. Umwarimu igembwe umwaka nushira ntazimuka nta kirimo. Turabasirimu tumeze nk'ikisi, tumeze nk'urukuta rusize ngo ariko ubwo se waburingaye. Ibifaransa biravugwa, icyongereza kiravugwa, ibishinwa tutagiye kubyiga ngo mu mutwe nta kirimo. Nimba bakubwiye ko igifaransa ari ubumenyi, igifaransa ntabwo ari ubumenyi. Nimba bakubwiye ko igifaransa ari ubumenyi, bavuga ngo umuhanga ngagaragazwa n'iki? Kuvuga indimi zidubiza n'uwo muhanga ugaragara ko ari intiti. Sinabyuzi ntabyuzi indimi. None ubu ngubu uko mvuga ikinyarwanda ubona ndi inka rero ndinjije. Hanyuma ati none hari n'ikindi kintu, hari umuntu wese dora turwana n'amashuri yica amabwiriza nka ntagamijwe indonyo. Byanze bikunze ari umuntu uri mu nzego, amashuri ashaka indonyo nyine. Ese directeur uzi utagenda mu modoka yiguriye bwite, urashaka ijya n'amaguru se n'umwarimu? Directeur iteka ryose arangwa n'amafaranga no kugenda ku modoka. Directeur n'umwarimu nta sano bafitanye aho ntunambi ntacyo bapfana. Ibyo bibazo biri mu burezi, kubwo burezi buyoborwa n'abantu bashobotse kandi ngo ari ibiti, kuki bigakemuka? Ubwo baba ari intiti nka za zindi ubwo zaba ari intiti nyine nka za zindi Nyagasani umwami w'u Rwanda yavuze nyine, abantu badafite ikintu bazi nibo bitwaga intiti. Hanyuma rero abantu banyuze babize Imana n'amaseni bamuditi amureke hasi ubundi warangije ku bwande warangije ndi uyobora numva ntibari mu didi uti ubu warangije ndi uyobora Minisiteri ya Education. Twumve ko wapfunyikiwe cyangwa se wahawe ubumenyi. Nta minisitiri wigeze unyigisha humura. Ntiwirwigora, nta minisitiri wanyigishije. Ndamutse diplome yawe iriho kashe yande n'umukono. Muri 2008 minisitiri yarinde. Muri 2008 minisitiri yarinde. Ndakubajije nyine yarinde. Yarinde. Ntukabazwe ngo nabo bazi. 2008 minisitiri yarinde, 2009 yarinde. Ntabwo muzi. Hanyuma rero atubakwereka ko ari iyayiwacu. Hari wariye kwishuri urumva, hakwereka ko ari iwacu ari igendero bari hanze. Gusa nibyemeye ko mwarimu afata amafaranga y'ishuri wapi zaza mujyane mu mashuri umwereke. Ntabwo byemewe ariko birakorwa. Mwese umwana yazanye amafaranga mukayasubizeyo, erega abana nabo b'ikigihe nabo ntibashobotse, arayajyana mukabara yanywera. Umwana nyine kaguramo smartphone, amafaranga y'ikigihe ntabwo yagura. Ese yarya iki? Abana bacu ziko bamwe ibyuma se, harimo ibyuma birahenda. Ese inzoga inzoga ahubwo inzoga ejo bundi twavugiye ahangaha ko ikintu giherutse mu Rwanda ari inzoga, n'abandi zirahenze. Uzi ko guhera ku mafaranga 200 byaterwa na quartier ya 25 turuwasa ubona inzoga ihiye ifite arukuvuruti ya 18 kuzamura. Nese icyuma kigura ngaye ntabwo icyuma kigura 400 na 500 kuyigondera muri iki gihe kuyabonayo. Ari byo ndimo nkubwira nti niba yaza mva none se reka uri murambo reka twitahire, uri murangomeje reka twitahire. Ndakubwira n'umwana azanye amafaranga ayazanye mu ishuri, mwarimu nayanga arayanywera icyuma, ubwo ishuri rigiye kongera gutangira azero kwishyuza umubyeyi n'iki kandi bari bagize amahirwe umwana yayazanye. N'ibyo ngibyo nari ndimo nkubwira impamvu bayafata, aho bonekeye barayafatiraho, ahubwo yafashwe ajya kuri konti cyangwa ajya mu bindi bintu.
hanyuma rero ati buriya ngo baguhaye ishuri ngo uriyobore uyu munsi bameze nk'abaguhaye ikirombe cya zahabu ariko nizere ko nta visite de courtoisie za RIB. Ati mwaramutse neza ngiye dekorasiyo yacu akavuyo nikazacika mu gihe bahora dekorasiyo nta mwana wiga muri public huze ko nyuma ya covid dufite abarimu batize dekorasiyo batazi gusoma no kwandika. Nanjye barimu batazi gusoma no kwandika ndabazi kandi bigisha. Ikibazo n'umwarimu iki kibazo ahubwo naho nawe yanyuze. Ikibazo n'umwarimu iki kibazo na uwamwigishije nawe ni ikibazo ahubwo. Kuko umwarimu yatanga ibyo yahawe. Uzamenya urubuto ushingiye ku ifumbire igiti cyahawe. Uzamenya niba ari urutuburano cyangwa se ari urubuto bidatirere. Hanyuma biba bigoye mu burezi none ko abarimu batize uburezi bakoze amahugurwa none nta feedback kandi hari abandi bagomba gutangira ntiwamenya ngo ni ryari. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Edukasiyo nyine ariko yanaryoshye irimo n'amafaranga by the way. Edukasiyo ushaka kugana yose cyayo muri edukasiyo babanza bace kano kavuyo. Ese ahantu harimo amafaranga ubundi akavuyo gacika gute? Kereka ahantu huzuye ubukene nta kavuyo gacika, ariko mu gihe ahantu hagaragara ko ari amafaranga agaragara nta kintu kimwe cyatuma akavuyo gacika. Hanyuma yavuze ati mwaramutse neza, ati Dunia aravuga ati ntabwo azi ko abayobozi bashinzwe uburezi ku murenge atazi ko ari bakora ubukangurambaga bwa mituweli, umuganda, ngo zibanye mu makimbirane mu bigo se bagira ngo bagiramo ryari. Nawe se natajya mu bukangurambaga ko ari bwo burimo akantu kantuza ka PRDM. Ese ubishinzwe we umugabo wahari ubishinzwe ninde ushinzwe ubukangurambaga bagakora iki? Bivuze ngo byakwa dufite abayobozi bagenda bakiryamira ndagakora inshingano zitarizi. nagira ngo nkubwire ko ibintu umuntu avuze ariko bimeze 100%. Umwana akirirwa yabuze nk'umwigisha ndi yagiye mu bindi bintu runaka. Ntabwo abashinzwe uburezi ku murenge bigisha abana. Umuntu uza kugenzura iyo abana bahabwa ibyo bakwiriye guhabwa ni umwarimu. Ntabwo ari umwarimu. Nese umuntu wagenzura waza kugenzura ko amakuru yagenda neza nukavuga ko ngiye nayo bamaze kuvuga ngo uriya muntu ni umuntu ushinzwe gufasha politiki y'uburezi bahereye ku murenge. Supervisor wa politiki y'uburezi ukorera ku murenge akora iki? Asupervise iki? Akora ubukangurambaga bwa mituweli abantu bataye barwaye amavunja n'iki byose. Ni gake cyane uzamusanga mu bukangurambaga bwo kubuza abana guta amashuri no guhabwa ibyo bakwiriye guhabwa. Erega ibi bintu ni birebire cyane kuko uwo muntu ni umukozi wa gitifu n'umutangira raporo. Nta mutuma akangaza akamutangira akamuha za demande ntazamwirukana. Yakabaye aha raporo Mineduc ariko aha raporo gitifu umurenge se nyine simunaroka. Abo twabanye mu iki cyumweru mwarakoze cyane, reka tuzahure n'ubundi mwikaze mu Rwanda mu cyumweru gitaha nk'uko bisanzwe. Na Alphonse ndetse na RGB Dunia mukomeze kugira igitondo cyiza. Dusesengura tureba